Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyakamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Ikaze nshuti mukundwa, muri aya magambo tumaze kumva aboneka muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 37 kugeza ku wa 44, haduha ishusho nziza yo kugaruka kwa Yesu nuko bizagenda. Abantu benshi ntidushishikazwa n'iyi mirongo ndetse n'ikivuga, kuko dutekereza yuko kugaruka kwa Yesu kutari bugufi. Ariko iyaba twamenyaga yuko iminsi y'umuntu ihita nk'igicucu, twakwiteguye hakiri kare. Nk'uko mu minsi ya Nowa byari bimeze, ibikorwa byose byabagaho byari birimo birakorwa nk'uko bisanzwe. Ni Sodomu n'i Gomora harimbuka, ibintu byose byari bimeze nk'uko bisanzwe. Nta kimenyetso na kimwe cyagaragazaga yuko uwo munsi ari umunsi wa nyuma w'uwo mudugudu. Ibyabaye icyo gihe ni akabarore kuri twe yuko ariko bizagenda no kuri iyi si. Mbese twebwe twiteguye dute? Abantu bamwe bibwira yuko bazakomeza kuguma mu ngeso zabo mbi kugeza umunsi bazamenyera yuko Yesu Kristo agiye kugaruka maze bakihana. Ariko uyu ni umutego ukomeye wa Satani. Guhora buri munsi dusabana n'Imana biduha ubudahangarwa imbere ya Satani, kuko tuba twihishe mu Mana. Imico n'imimerere yacu ihindurwa n'Imana kugira ngo ise n'iyayo. Urugamba turwana na Satani ntabwo ari twe tuba tukirwirwanira, ahubwo Uwiteka ubwe niwe ubururwana. Umunyabyaha wisunze Uwiteka nta na rimwe azatsindwa ku rugamba, ahubwo azakomeza kwezwa kugeza ubwo azasa n'izahabu itagira inkamba. Mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana, bakurikiza irari ryabo, bababaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Uhereye aho basogokuruza basinziririye, byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Mbese nawe ujya uhura n'abantu bakubwira amagambo nk'aya? Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobwa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Ubwo Uwiteka avuga ati, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze, azasange twarakoze ibitunganye. Ibyo nibyo nkwifurije, mu izina rya Yesu.